Previously to umwenda w'umutima series. Ku rukundo gusa ndetse n'abarumuna banjye. Urabizi ubamenye naho atera ibirata Byagenze bite kugira ngo mwese mubure amafaranga? Njyewe mfite ikibazo cy'abaturanyi banjye kandi icyo kibazo murakizi. Wemeye kutubwira abaturage baje ufite ikibazo n'ubu ni ukuri pe umuyobozi uyu mudugudu wacu sibyo ni intangarugero, ni n'uwo mudugudu wa mbere mwiza uba uzi ko turi aba mbere mu gihugu. ndabizi dore ejo twagiye mu nama barimo kuduhemba. ahubwo njyewe nasaba abaturage bakaduha amajyi. Mfite ikibazo. Ugize ikibazo Mudogo urabizi ko naje kukureba ubushize. Njyewe mfite ikibazo cy'abaturanyi banjye kandi icyo kibazo murakizi. Ubwo rero nta mpamvu nimwe kuba mwavuga ngo murashimira abaturage, murababwira ngo bashimire kandi icyo kibazo mutari mwagikemura. Ariko icyo kibazo twarakiganiriye, twakiganiye tukavuga ko umunsi turi mukiganira. Icyo kibazo cyo ntukigereho ikibazo kose none bituma umudugudu ugenda nabi se ugira ngo birabura nkaho ubura se urera n'impamvu y'Imana. Suyu ngo tuvuge ko babuze imyenda ndebe birazirikishije ibirere ntiyoga none se waje utabiteguye cyane rwose reka gemba nibere mu mirima bakire biyo za Kigali harapfa abantu. ujye ufata inzu ugende uguragira ngo umudugudu wacu uzasubire inyuma kubera wowe. Kandi ngubwira ko ntabyuka rero mpamvu uje sta gutya nyemba nibere mu mirima ngera. Witegura ujye uvugana n'iwanyu bakubwira igihe nteko ibere bakwa kabiri. Ndumva abana kwihora. Uretse gake. Hanyuma hajya umuntu witwa Guinness n'ubuhe? Ni njyewe. Hago kutubwire nawe ukuntu aba bana wabasoye byagenze bite koko? Abana barabasoye bashyira hanze, abana bagiye kuba hanze koko? Yego kuko nibyo narabasohoye mudugu. Hanyuma se bari bandimo ikibazo bari bagize ntitwakivuganye nje nawe. Twarakivuganye ariko noneho amezi yarabaye menshi rwose kandi nkeneye amafaranga. Ntabwo wigize ugira icyo mudugu. Uyu mugore yararengereye umuntu usura abana mu nzu naranapureva bahaye. Ibaze nawe none n'abakene no kubona ibyo kurya biba byagoranye. Abantu narabikubwiye twajyanye ibibazo urabyumva. Mudugu wibukaho yuko ibintu by'abakene nta nubwo ndi kubitekereza. Tugomba gufashanya. Abantu babaho bunyamaswa. Nawe ujye unyumvira n'impamvu y'Imana. Mudugu yabitekereza gute sha dore inzara ziratukura. Mucecetse ibyo se birakureba. Ntukitambike mu bintu bitakureba. Muceceke umva nkubwire ikibazo twakiganiye nje nawe twajyanye kubareba batubwira ibibazo bafite uragira ngo amafaranga bayakure. Akazi nakubwiye gushakira uyu wenda gupfa waragashatse. Mbashakira akazi se ndabashinzwe, nawe ubashinzwe nta kintu wigize ukora. Kandi nakubwiye urebe ukuntu bafasha. Mujye munyumvira namwe bituma tudatera imbere sugira ngo birabura. Ubu wabana n'uyu muntu wayobora umuturage koko utafasha abaturage bagenzi be bikagenda bite. Mujya mugerageza mukemura ibibazo by'abaturage. Umva rero mbabwire mujye mufashanya. Mu mudugudu wacu tugomba gufashanya. Buri wese agafasha mugenzi we. Ahubwo mudugu uyu mugore nta mugabo wamushobora perekare ngaramufite. Leta yashakanye n'umusirikare. Uwase ukwegereye n'uwawe. Ndakubaza uwo kwegereye n'uwawe. Bajya kukubwira. Butuje gatoya. Ako mudugu uri kunigana umuntu ijambo. Uriya bumuretse. Uri kunigana undi mwana ijambo kandi nawe afite igitekerezo yatanga cyangwa se mureko umugabo wanjye avuge. Kandi bo wamuvugiye ngo muracyari uvuga n'umugabo wavuge inama ni y'urugo. Noneho murakoze kumpa ije jambo nako. Rero ikintu kiriho mu mudugudu uyu munsi wo kuwa kabiri harya nibwo bagira amatora. Uyu munsi ntabwo ari uw'amatora, uyu munsi ni uw'inteko.
umugabo bamukoronije no mu bwonko. Mudugu uyu nuko utwara umwanya wose umugore aba yavuze niwe mutware we. Wagumye kuri icyo kibazo rata cyo kudusura. Nyine abana ubundi abana Mubiretse sugiye kuvuga iby'abana basuye n'umugore wawe. abana se ubundi abana ese umeze neza. Ufite ikibazo mu mutwe. Abana nyine bamukoronije mu bwonko. kibagihaye inzara ati mudugudu uruka rero neza umeze neza. Gahanitira ubugambo bwa kariya. Oya batwumvikana. Hari akantu kagira ubugambo kandi tugendane. Bumvikane hano ntago bahitamo. Umuturage ari kwaka ijambo wampaye. Nizo waretse bakaguma ku kirego cyacu twebwe cyakemura. Navuge Waretse umudugu icyacu kutagikemuye ubwo ngubwo turakigarukaho buretse suyi tugiye kumva se ngatubwire nawe ndakwiyamye. ko nawe rero uvuga ibintu bike nawe utinda. Rero njye mfite ikibazo mu minsi ishize nagiye kureba mudugudu mubwira yuko musaza wanjye yankubise ndamukomangira arangije arambwira ngo ni karibu ninjire mu nzu ndinjira ibiryo ndarya maze kurya arangije arambwira ngo nimbe nitonze ngo turaza kujyana ngo anyemurire ikibazo arangije arambwira ngo ahamagaye musaza wanjye yumva ntagahari ngo mbe nitonze ngo turaza arangije ndicara mudugudu abaraje anyicara imbere noneho akajya akora ku ibere kunkodeshereza inda noneho umudugudu namukuraho akaboko akambwira ngo we humura ngo ntugire ikibazo abajije gukomeza kumuhoraho biza kurangira nanjye numvishije ari byiza ikirego cyanjye gisubikwa abantu icyuye arangije akora munsi y'inda yiwe muceceke numve amahamwe nawe usuka uravuga arangije muri salo arangije akora munsi y'inda akoramo ukuguru ka gatatu kagufi mwese numve mwaceceke nawe usuka uravuga wagiye kuzana abaturage ngo baze mu nama zo kubasakurisha nawe ceceka ngaho urarira surire umva niba aribyo mutangiye kuzana byo gusakuza mufatira nta jambo inama yarangiye mutahe vuba vuba ikibazo tuzaba tubisubukura turakemura ibiki inama yarangiye icyo kibazo tuzakigarukaho ubutaha nawe urebe ukuntu usubiza aba bana mu nzu inama yarangiye ceceka aho ngaho mbere mwataje inama yarangiye ikibazo gihari ni ikibazo wavuze ko wumvisha ari byiza wafashe inzu ugataha ntabwo wumva ikibazo cy'umukobwa muceceke umuturage arangiza ikibazo ceceka mudogo tuzi inama yarangiye uretse ko wongeye ukicara muhaguruke mutahe vuba muceceke mudugudu arangije arambwira ngo niryame hasi akuramo ipantaro arangije ngo tugende no ku kagari turajyayo wanze kuduca nawe umugore ufite amakosa mwihore tuzamujyana kwa gitifu umudugudu n'abakora birabyemye uzamujyana ku kagari niho bizakemukira mudogo waje natugakemura cya kibazo cyawe wowe wahagurutse ugataha ibyo bibazo urabona kuzinduka ngo ugiye ngo uyinjemo hakiri kurasa by'ibya si wowe wari urimo usakuza ndaza kugushakira ubwo ntihaboneka akazi agakora n'ikataboneka
ku maraporo? Boss natinze manyangana ariko nayizanye mwareba. Nakwatse raporo kuva hakiri kare. Urabizi n'ibihombo dufite muri company. Ngo nyike raporo vavu. Okay, wareba hano. Ibicuruzwa byose tumaze gukoresha, gucuruza, ibyo twaranguye. Gute buri kimwe cyose wicaye uri kureba televiziyo. Kora ibyo bigomba gukora nizo nzaro zoze neza. Akimenya yuko ndi umugabo muri ubu rugo. Ngise uretse wowe kwirirwa untura ibibazo mba niriwe no muri stress nyinshi. Oza nizo nzara neza. Ndabikora rwose. Urabikora se urabikora ibiki? Uba wiriwe ahangaha ntushobora no ese wafuze ya myenda? Byahageze. Niyo byarahageze ibindi nabyo biri mu nzira. Ugende urebe kontabure cyangwa uri ushinzwe abakozi. Umugire amurere raporo y'abakozi bashashe binjiye muri company nabo twirukanye. Ikindi nanone ugende undebere biriya bikoresho twazanye. Ugende urebe niba harimo ibifite ikibazo tubikore raporo tubisubize baduhindurire. Urabona dufite ibihombo byinshi. Ubuzima uzaranja ubuzima uzarangira hari ibinyanyagiye usanga ubuzima uzarangira ubuzima urana ejo ninohereje miliyoni 30 zo gukoresha iriya nzu dukoreramo barayatwara hamwe n'ibikoresho byari biri kumwe byose. Ikindi ugenda ukurikirana neza ibyinjiye n'ibyasohotse hamwe n'urakontabure. Ikindi nkeneye raporo y'amafaranga yasohotse muri iki cyumweru nayo mwakoresheje ukwezi gushize. Kigira vuba ayo magambo yose nayakubwiye. Ubusuraza kandi naryari ngaho ndebera nawe. Ubu uri kuvuga ubusutwa gusa nta kindi kintu uzi. Wumva ntabwo ufite. Kore mwiza ko na reba wahindutse byagenze bite. Ndebera akazara karetse. Urandeba ntabwo nzi. Kurikirana urumva ko no muri minsi nari nagusabye konje ariko mbere yuko njya muri konje ndabanza byose bikurikirana. Okay, nani bagiye kukubwira ko konje yawe ushaka kuyijyamo ku itariki 2 z'ukwa gatandatu. Ihangane ko hano gihe iminsi ngiye uri kumfasha akazi kuko urabona ko ubu direct ngiye ku kibuga cy'indege ariko ndahamara umunsi. Ndagira ngo umukurikirane biriya bikoresho nohereje. Hari n'ibindi biri mu nzira biri kuza kugira ngo ugende ubikurikirane. Nta kibazo byose ndabikurikirana hanyuma ubwo. Okay, na ya raporo wari wamaye ngo ngusinyireho yabira bikoresho ibindi byasohotse nabisize kuri office. Urebe muri gagatuwari kamanza hasi. Nanze kubivanga n'ibyo nzasinyisha kugira ngo bitaza kuvangavanga ibintu byinshi cyane. Nta kibazo umukozi nanjye ngiye kugenda muri raporo zose zisabwa nibategura akazi kanjye mu gihe cyose nzamara ndi muri konje atazagira ibyo nzasanga cyarangiritse. Kazohuye nacyo mu kazi. Ndakubaza urandeba ntabwo nzi. Wakora ibyo ugomba gukora ugakora ibasa ahangaha. Umva mubwire rero. Urumva? Banza urangiza ugureho iyo sabone se nyine ibyumbaza urabimbaza nyuma. Urabambaza si. None se basi ko kozana kandi wimbwira ubujajwe nk'ubw'abagore. Uzi ko ugira ubujajwe wagira ngo ni ubw'abagore. Ariko ayinjiye no kukohereza undukundiriza kuko urumva ko ugiye kujya muri konji nawe undi muntu hari amahirwe ugize ni uko ejo uzagaruka muri kampani nkaba yibereye ukaba uri muri konji. Bivuze ngo njye ninjya muri konji uzaza ubuhari. Njye nzaba mpari kuko ngiye gushaka undi muntu gusimbura muri uwo mwanya wari uhari ariko bitavuze ngo
muramukora akazi kamubuya ahubwo arabakundirije aguha raporo nawe ukamereza iki. Okay, uze ngo nzajya nkoresha ama email. Yeah. Ariko ikindi kintu nakwisabira hari ibintu uzajya umfasha uri mu rugo ariko uzajya biterwa na time ufite. Ko burya cyangwa nuko ninjiye ntiwana agaciro nibura ku munsi umwe. Sima mitungo yanjye. Reka ni yawe nanjye. Uri kwishuka ngo imitungo ni yanjye nawe. Kubundi uretse gihe wakakwemeye. Wewe utanyivumbura aho nkazagusohora mu. Uretse gihe wakakwemeye. Nako. Utanyivumbura weka ngusohora nona. None se basi. Basi iki? Nta kibazo tuzareba ishoboka wowe uzajya uma email then ndebe hanyuma mbikurikirane. Okay. Nacyo reka mbireze ku mashini yanjye. Ndaza kohereza raporo y'ibi ibisigaye. Sawa mwakoze rwose. Nanjye reka nihute ndabona amasaha yamfashe. Tabara uvuge! Niba gutabara byakunaniye komeza ukora akazi. None se singukunda sicyo nashaka kukubwira. Urankunda ndabizi nabibonye. Nanjye njya mu ndashaka. Sibyo? Uzi ko iyo ndi kukuramba numvise se menyesha. Ariko so Urira akazwa se iki? Aribwo ari njye wakuzanye. Ntabwo ari wowe wizanye. nese sindi umuntu. Kora akazi wakoraga. Kuko ntabwo nakemera kongera guhomba ari amafaranga. Ibaze ko ngufitiye inkuru. Ngufitiye inkuru do umunwa umeze gutya. Mbwira nanjye ko mfite amatwi yo kuzumbara. Aha, ibaze yuko nsigaye nkunda wa muhungu hamwe mukunda kuvuga ngo ni mu bakene. Sugukunda umuwe muntu hariya muri ruraruko. Ese ubu tuvuge yuko ni ishyari ni umutima mubi ubwo ikiba gitumye uvuga gutyo ni iki? Akantu unese ubarumbwire umuntu usa nkawe. Ako nawe nuko mbona usa inzobe igice kimwe nanjye ubwira umuntu usa inzobe nkawe gutyo. Urifuta ugakunda akantu kameze kuriya ubwinyo buri hanze iminwa yarumye. Ase baro ubuzima bwawe nko kugeza ryari koko reba habe no guteka habe n'iki buze bizajya nkomeza mbaro. Ariko ubwo mufite n'icyo mupfa sinekereza ko ariwe waba uri kumbwira gutyo mukamba. Tujye twubahana tujye tugira aho tugarukira. Kuba nakubwira ngo nkunda umuntu icyo ni ikibazo. Ese ayo menyo uri kuvuga agutwaye iki? Nje nakubajije urwego umukunda musinigeze nkubwira. Okay. Ureba nta n'ikintu bakora. Ese nzabigenza gute koko? Mana ubuzima nagucumuye iki ku buryo mbaho gumye? Mbayeho nabi, njya nabi, noneho ubu sindibona bibona. Nijoro bwo tuza mukunda nk'umuntu nshaka kazambera umugabo. Ariko ukunda umwandura amasazi. Ko amasazi ari akunda amabi. Muko gabanya amagambo akomeretsa mu matwi yanjye ndakwinjiye. Akarukirirwa kabunga gashaka uburaka ejo bundi kaje kutwogereza amasahane ngo bagahembe sengisa. Akarukirirwa kasinkwikirirwa kazenguruka mu byo Kigali nta kintu. Icyo uri kumubonaho wumva ko giteye isoni cyangwa se giteye ipfu nicyo mukundira. Cyane. Kumukunda gutyo bikaba bimara ikirere. Biriya binyereka ko nubwo akennye sibyo afite umuhate wo gushakisha ejo n'ejo bundi nawe yatera intambwe akazamuka. Ko ufite amafaranga se wayamuhaye ubundi? Amafaranga? abana nzabaganira
ibyo bansigiye umuruho koko nzabimenya. Umunyarwanda yaravuze ngo urumva amasaha ni uzabanze umwigishe kwiborosa umugore korogate umwigishe gusiga utuvuta ku munwa ngo tureke kuba imyate. Ese weho kubikora ubura kubusa n'umunyo y'isafuriya kubikora none urya ngo nzisige nawe igice kimwe se nsinzobe mu maso bintwaye iki mbona bintwaye reba sheri aho kugira ngo nzisige mu maso nse inzobe mu maso ahandi mu mukara oya jana reba ibirenge ukuntu bisa no mu maso naronse inshuti ko oya genda jya ugumana n'abatindi bawe wakantu muri korodina ariko shava hano bamuka hano wowe vayo hano haya ngo witwa Berikimazi vayo se nyine urimo urazirika ndebe ibintu wambaye noneho ndakure urimo urazirika ibirere vayo nuko ubwo urasuka nuko ubusa mu mudugudu wanjye ndebera n'ukuri kw'Imana ese wabuze imyenda wowe wazirikishije ibirere ibintu birasumbana nino ntiwamenye ibyo ari byo wirirwa uzenguruka mu mudugudu tubusuye mbwira icyo waramamagariye ndimo ndakubaza uko usa n'uko wambaye si ni ibintu by'umuntu w'umuturage wanjye yesu we umuturage wanjye wawe umuturage w'umudugudu wanjye nyese umudugudu n'uwawe buriya wumva nkubwire mani wumva nkubwire buri mbye babone wanyu bakubangamira soko kubeza webwe no twigira imihanda nkwereke eshanu ziri papa abyereye ko ukene mu rugo dufite nanjye arano buri kundi ayibaze ndagaswe uburi kwirirwa yicanye n'ababyara wawe iwanyu bose mwicaye bayiga birukana wavuye amurarara buryo wifata ukambara utyo izo ni ndangagaciro z'abaturage yemba ndi mu kazi ubu ni mu kazi se ntiwiyiteho amafaranga ukorera ku mariri hakunywa ibikisha rora hano ndo umwitabi ndebera ayo maso ukuntu yashiririye kandi nimwe muzana ibimugi muri uyu mudugudu adashirira cyora gahinda mutamunyega gwe no we nkwerekana twikurira ifaranga mu mihanda 10 yanjye kandi asaba mu bice bifase ndagaswe nese rebanje nambaye nka imihanda irarenze papa kandi ko kananjye mbona imyenda nyine ndayikunda kumukeka yuko yenze ngayibaze nawe ndagaswe mu rugo ndacyaba umwana mu rugo sita nyine ibyo twibira n'abashiki banjye none mu bukene bwacu twikundira n'Imana nyine iby'Imana ibyo bizanye muri imihanda amafaranga uba yafite gutya imihanda abari abatipe ariko wowe banyu bakugize muri Kalisa wowe siko yamajyana nubwo wuzuye yesu we ubu se arabizi sha ntago ari ngombwa kabimenya nese ibyo bintu nze nzabafungisha nje nshaka we n'ibindi biranja mbona mucana hano ngaha ubundi mwigwa mugendana imbwa muri zo jewe ngo muri uyu muhanda ndi kumwe n'ibirara mu dugu ntago se wanje mbona uri kujyana n'abandi bahigi guhiga mushoreye imbwa ariko ibyo njya mbibona nanjye nyako urebye neza wasanga utuze uri Kalisa banyu bagufashe n'ihene bite n'uryo hanze badajya dusora nanjye numva nazanye kwiyonga ariko nubwo yimbe cyategereje ibaze ndagaswe wegwe no twigira imihanda nkwereke none ubu ngubu igenda imihanda nago turenga repfa naragutama kandi ako wa mbere kaba gahagije wa mbere ni biki wegwe no twigendere urahita ubibona si ufata imihanda irimo ibiceri imana we ahubwo wemba bone wanyu bashaka kukugira ihene utazajya bakuragira bazakugurisha se rero naguze uriya mwanzuro ntabwo agiye wengera kabisa tuvuga ko nazi kureba rero ngandebera ukuntu urabona utandukaniye no muri famille yacu ntabwo yigeze utandukaniye n'imbwa ukurikije uko usa usibye abahanya bo bagome bo binaba bavuga ngo ni njye mbwa ahubwo ibimugi mu nkubikura bandi bamwe ibimugi ayo maso yawe se yabaye gutyo nta kintu mu ubu ubukene mudugudu ntukivange mu bibazo ariko mubeshyira uko utabibwiye ubuyobozi se wabuzwa n'iki kuvuga ko yashiririye se ngo ndi umukene nyine wambaye amashati wanigirije kandi wa mwana we sinzi ahantu mwarerewe
warerewe muri bote inkunga za leta ziza mushyira muri ibi bida byanyu mumira fati nshaka gukizwa nkabatizwa shaka turuniraga kubatizwa kwibatirizwa ngira ko wenda ubuzima bwahinduka ngaho ibaza ngo ubuzima bwahinduka nanjye nabayeho mu mbyeyi papa ngwino twigire imihanda natwe baradusohoraga ariko ubu ngubu nsigaye mbayeho neza nikatiye izanjye nta muntu uzibize nzikina gutya ngo reka mwereke umunsi umwe harya turi kuwa kangahe turi kuwa gatanu kuwa mbere ndakeka cyo ku cyumweru uzaze ndebe tujyane tube wenda ndebe nyine uburyo buba oya nakureba ahubwo wowe ndumva utarimo urafata ubu ngubu uje tukigendera ubu ngubu uyu mugoroba dufite umukire turafata waza tukigendera ukifatira ku ifaranga uzaze ndebe mvuye gusenga ngaho ibaze ka Firune ngarasenga ndagasubiza kuri ikigo ryori ninajya nakumvisha ahubwo wowe waza tukigira imihanda ntabwo yari yanzemo kuko ndakikundira Imana ngaho ibaze ndagasubiza natwe ntabwo tuyanga abashiki bacu twarabasize Imana barase bakumarira icyo bazazamushake yigire mu rwusigara urimba urwubonye rero wacanawe kuba ntabwo hamagara ntabwo byatuma uza kumenyera hano ukumva bakambwira icyo warumumagariye kwa ngiye kuba nsa gutya ntubitire gemba nibereye mu kazi ibyo bintu by'akazi kawe simbyitayo nta namwe turahura usa neza singizi zambwa nakubwaga mugendana wese ntujya ugendana nabo bari hasi inshuti zawe ntabwo mbaze bari kandebera ni ukuri kw'Imana mwangiza mukirwa umudugudu ariko kimwe n'ibyo gusenga mu materaniro n'ubundi yibaza ubundi uratekereza uri muzima ndakubwira tuze tujye gufata umukiri inote ya veni ubu yanjye ngiye kwikozaho nze nyizanye iwanyu bakugiziye niwe uri ikigo ry'Imana ubundi uratekereza umuntu ungana nkayo ikigo rye gusa wanjyegeraho kuko mwana ibintu bizahinduka nubwo ubibona kuno bizahindukire wowe wenyine mwana uzabyindure buno buzima koko uzarangira ubuzima uzarangira ubuzima buzarangira